kuri social media mumbabarire nishire muri izo sansi. Ikintu dukora ni kimwe. Iyi ni social media. Wowe ubwawe mu gihe cyawe ukwiriye guhitamo icyo ukwiriye kujya ureba. Ni wowe ukwiriye guhitamo icyo ukwiriye kujya wumva. Ariko nje hari ibintu bijya binsetsa. Njewe nakubonyemo ikintu kizima. Ababwiriza butumwa baje kuri social media, abashumba baje kuri social media, abari abacuruzi b'ifunguro, ibi bikoresho byose ubisangamo. Na social media nayo ni kwimeze. Ahubwo si ibyo ugura kuki utabugura. Nose kuki mugura Bibiliya se? Kuki uyigura? Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba. Mugire amahoro ya Kristo Yesu, ndabasuhuje. Ni mwene so Anicet niyomugabo ku ijwi ry'umukanguzi nk'ibisanzwe. Turi kumwe na mwene data Chris ari utunganya amajwi n'amashusho. Imana imuhe umugisha. Tubahaye ikaze aho muri hose hirya no hino mu mpande enye z'isi, ndetse by'umwihariko duhaye ikaze abantu mwabyajwe ubutumwa bwiza binyuze hano kuri iyi TV y'ijwi ry'umukanguzi kubw'imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Nifatikanyije namwe gushimira Imana aho igejeje ikora, aho Imana ishatse ko tuva naho tujya. Nifatikanyije n'abantu bakiriye agakiza gushima Imana. Hari bene data dufite ubuhamya bwanyu mwabatijwe, tworiyanse aho mubatirizwa, murabatizwa. Imana ibaha umugisha. Yego, hari na bene data bari mu gihugu cy'Ububirigi, twahuje n'umushumba umaze iminsi uhatembera, batuye agakiza. Imana ishimwe. Rero kuri byose dushimiye Imana. Tuba twumva dufite amashimwe ku rwego rurenze. Imana yo irabyakira, yakira amashimwe yacu kuko tuba dushimye bingana nuko tunezerewe. Imana ishimwe. Reka mbinginge tuze gusenga. Narabibabwiye, gusenga ntabwo ari ugupfa kuvuga. Gusenga nuko uba ufite umwanya wahaye Imana muri wowe. Yego, ko ushobora guha Imana umwanya wowe ubwawe ahubwo nta n'uwo wari ufite. Ni ukwigomwa igihe cyawe ukagiha Imana. Reka rero ninginge umuntu ufashe amasengesho nk'atari imikino kugira ngo dusengane. Yego, Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana nyiri urukundo, Imana nyiri ubwami budashira, Imana nyiri icyubahiro giti cy'inganzamarumbo, Imana ubwugamo bwacu, izina ryawe nirishimwe. Iyo tugiye kukuvuga tukuvuga bingana nuko tukuzi, ariko hirya y'imitekerereze yacu hari ubundi bumana bwawe. Hirya y'iby'amaso atarabona hari ubundi bumana bwawe. Hirya y'imirimo twebwe utaradukorera hari ubundi bumana bwawe. No hirya y'imirimo wakoreye mu isi hari ubumana bwawe. Rero ntabwo ungana n'ibyo wakoze, uri Imana irenze ibyo. Ntungana n'ibyo tugusaba, uri Imana iruta ibyo. Niyo mpamvu tugushimiye kuri Uwiteka Imana yacu. Turagushimiye. Kora mu bubiko bwawe ukuremo umuti ukiza indwara zaba badukurikiye. Kure mu bubiko bwawe mwamenya guhora ku ngoma, ukandakande, kuremwe andi magufwa mazima, kuremwe indi mitsi mizima. Wongere ukore mu mutwe wabo, umugongo. Mwami, dusengeye abarwayi indwara zitandukanye, ngo Uwiteka umukiza w'amahanga, umukiza w'abari mu isi, Imana yongere ikize ireme aba bantu babe bazima mu izina rya Yesu. Turagushimiye. Dusengeye umuntu wakiriye agakiza binyuze kuri social media aho ariho hose. Turagusabye ngo Imana umurezi, umubyeyi urera, abari wowe ubakuza, ubagereze ku rugero rukwiriye rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo ubugingo bwawe muri bo bukomeze bwishimira umubyibuho, bwami bwawe bwaguke mu mitima yabo. Ndasenze kugira ngo wari waracogoye ufite ikiniga n'intimba atewe n'ibyaha yakoze, mu izina rya Kristo uyu mwanya nk'umukozi wawe wahamagaye kadusigira Mwami Data kubwiriza ubutumwa bwiza, aribwo butwiteguza kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Mwatuyeho imbabazi, uyu wese ushaka kureka muha imbaraga zo kureka no gutsinda ibyamuneshaga mu izina rya Yesu Kristo.
nsengeye umuryango uduteze amatwi uri umuryango, ndawusengeye kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kubakoreho, aba bana bahabwa ubwenge, uyu mugore agire mwami nyaguhora ku ngoma, imbaraga zituruka muri Kristo bibe kuri uyu mugabo. Nsengeye mwami nyaguhora ku ngoma, haleluya. Umuntu uwo ari we wese uteze amatwi iri jambo, ni ukugira ngo tubwirane, duhumurizanye, turamirane, dufatane mu maboko mwami, kugira ngo ducike umunsi wo kurimbuka nk'uko wabidusezeraniye. Waratubwiye ngo uko mubonye wa munsi wegereje mujye murushaho guteranira hamwe. None mwami, mpamagaye abari kure kumva ijambo ryawe, mpamagaye abari hafi kumva ijambo ryawe, kugira ngo twese tubaranwe na Kristo, kuko ari we mukiranutsi. Agakiza k'Imana karatwegereye kuruta igihe twizereye. Kura abantu mu nyigisho zibayobya, urujijo ruri kuri social media rukuremwo abana b'ubugingo. Buri muntu mworiyantaho yumvira ikizima, aho ushaka ko tumenyera abariho utugeza. Kuboko kwiza kw'Imana niko kuduheka, niko kuduterura tugakura. Mwami, ndagusabye twe kubaho nk'abatagira aho tuvuka kandi tugira gakondo. Ni we mubyeyi wacu. Yesaya yarabivuze, aravuga ngo nubwo Aburahamu atatuzi, Isirayeli ntatwemere, ariko wowe uri data wa twese. Mwami, aho abantu bataduhamiriza, twebwe duhamije ko twemeye Kristo. Aho abantu batadukunda, duhamije ko urukundo rwawe ruduhagije, ruratunyuze. Ibyo twatakaje reka bye gutuma tudatakaza Kristo. Mwami nyaguhora ku ngoma, ndakwinginze kugira ngo umugongo wawe wongere udusimbize, ukomeze umujishi. Uru rugendo ni rubi, urugendo ni rubi, ni rubi, ruragoranye. Uru rugendo rwo mu isi ruragoranye. Iyi si ni mbi, irica itababariye, iraniga umwana ubatijwe ejo arabyuka agahita agushwa n'ababatijwe kera. Ndagusabye kugira ngo tubere amaboko, Mana nyaguhora ku ngoma, dusengeye ingo, imiryango yacu, n'abari wowe uyubaka. Urugo ruzima ni ijuru ritoya. Hari ibintu bituma ijuru ribaho, nuko abantu bakundana. Uru rugo turwatuyeho urukundo, kandi ikindi gituma umuntu agira ijuru muri we nuko yemera guhinduka. Twatuye impinduka ku bashakanye. Mwami nyaguhora ku ngoma, aho kugira ngo buri muntu abeho acunga ijisho rya mugenzi we, ahubwo ndagira ngo Mwami umutima wawe udutekereze nk'abakwiriye, wongere utubitse ubuzima buzima. Haleluya, 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 haleluya. Twongere twishimire ingo twahawe n'Uwiteka. Mana, ndabigusabye kugira ngo uneshereze abantu. Sabiye abantu bajya kuri social media bajya gushaka ubutumwa bwawe. Ijambo ryawe ryarabihanuye, ni iminsi ya nyuma, riratubwira ngo abantu bazajarajara muri iyo minsi kandi ijambo ntibazaribona. None risohoye kuri bamwe, birirwa bumva amakuru y'amanjwa. Pawulo yabibujije Timote, arambwira ngo niyo migani ntukayumve. Kandi Mwami, abantu bagiye mu nteko z'ubugoryi. Kandi ndibuka ko Baramu ajya kuvuma ubwoko bwawe, yararebye aravuga ngo ubwo nta bugoryi bubarimo ntaho umuvumo wafata. None abantu baravumitse kuko nabo biyambitse ishusho y'ibivume. Ndakwinginze kugira ngo uyu muntu ufashe umwanzuro wo guhinduka no guhindukira muhe icyerekezo kizima, ahindukira ahuza n'umugambi w'Imana. Ntekerezo z'aba bantu turazigomoroye mu izina rya Kristo. Satani waruzerereje abantu tumuvunya amaboko. Nsinzi y'agakiza k'Uwiteka nigaragare. Abantu babe Mwami nyaguhora ku ngoma, babe bazi neza impamvu y'ibyiringiro byabo. Ndagushimiye, izina ryawe nirishimwe. Mwami, turasenze kugira ngo buri muntu mu cyiciro arimo, aho ari, icyo ari gukora, uburyo ababayemo n'uburyo yishimyemo, amaboko y'Uwiteka aba ari yamubera inyegamo kugira ngo tukwiyegamize. Urakoze ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha. Nubwo mubona twitwaje Bible, ndaza kuyisoma, ariko ngendereye ko tubanza tukaganira. Murabizi iyi channel yitwa Ijwi ry'Umukanguzi, ngewe ni Anicet niyomugabo. Ndagira ngo mbabwire iki, tugeze mu minsi ya nyuma, aho Pawulo yabwiye Timote, aramubwira ngo iyo minsi hari bizayiranga. Aramubwira ngo abantu bazaba bikakaza. Icyo ni kimwe. Ubwo uhita ureba imiterere yawe, kandi ndabinginze nababwiye ngo ni Ijwi ry'Umukanguzi, ntukajye usura imiterere n'imitekerereze y'abantu utarabanza kwivizita wowe ubwawe. Banza usura imiterere yawe n'imitekerereze yawe, urebe uburyo uteye. Numara kureba uburyo uteye,
ufate imiterere yawe n'imitekerereze uvuge ngo ese byajyaginga abandi, nusanga nawe utari perfect uhindukire mu ruhande rw'ukuboko k'Uwiteka ubwira Imana ngo imbabazi zawe zihoraho. Banza wige guhinduka, hanyuma mbere yuko ureba abatarahindutse. Noneho numara guhinduka nibwo uzahindukira. Ni Ikinyarwanda, guhinduka no guhindukira biratandukanye. Kugira ngo umuntu ahindukire nuko agomba kumenya ngo ngiye kureba iki, kandi icyo ugiye kureba byanze bikunze ukibona hari ibyo wibujije kureba. Kugira ngo ndebe kuri uru ruhande nuko mba nibagiwe ibiri hano. Pawulo yaravuze ngo nicyo gituma nibagirwa ibiri inyuma, kugira ngo nsiganirwe, ngo nsingire ibiri imbere. Ndumva ibi bintu ndi kubabwira nabibatera mu mitima mukabyumva, kuko turi mu minsi mibi, turi mu minsi y'ubutumwa buvanze. Noneho turi no mu minsi y'ababwirizabutumwa bavangavanze. Mumbabarire, turi mu minsi y'abahanuzi bavanze, uruvange rw'abantu. Kandi uru ruvange mbibutse ko ahitwa i Babeli hateye uruvange rwinshi, bituma kwibuka izina ry'Uwiteka ko ari ryo risumba andi mazina binanirana. Baravuga ngo reka twiyubakire umunara cyangwa inzu ngo igere kuri izina ryacu rimenyekane. Mu yandi magambo, iyo ari uruvange tubwiriza ngo mutumenye, tubasengera ngo mutumenye, duhanura ngo mutumenye, iby'ubutumwa bwa Kristo bihita bipfa kuko byabaye ikivange. Rero ndagira ngo tuganire ku butumwa bwiza. Iri jambo niryo ngira ngo tuganireho, ijambo ubutumwa bwiza. Ubutumwa ntibushobora kubaho hatari intumwa. N'intumwa ntishobora kubaho hatari uwayitumye. Mu yandi magambo ni ibintu bitatu: uwatumye, ubutumwa n'intumwa. Ubutumwa burema intumwa. Mu nyumve, bitewe n'ubutumwa umuntu afite duhita tumukarasa bitewe n'ubutumwa yazanye. Iyo ari intumwa y'umuntu mu bantu, dushobora kumwita intumwa ya rubanda kuko aravuganira rubanda ajya hariya. Ariko noneho dufite ubutumwa bwiza. Pawulo yaravuze ngo kandi ntibudukoze isoni. Imana ishimwe, ntibudukoze isoni. Ubu butumwa reka mbutware muri iki cyiciro cy'ahantu duhuriye tuganira ijambo ry'Imana. D'abord, aha ni kuri YouTube, Ijwi ry'Umukanguzi TV. Ni ukuvuga ngo ni kuri social media. Ubwashize mu kiganiro cyitwa Baza Nawe, mwaradusubije, tubasubiri deja mwanditse muri komenti, natwe tubasubiriza muri Menya nibi. N'ubundi twabonye abantu bagiye batubaza. Nababwiye ngo iyi ni social media. Social media ni ukuvuga itangazamakuru muri rusange, kuri buri wese, ridafite umupaka. Iyi social media iyo ugiyeho ushaka amapornography urayabona, iyo ushaka abacuruza uburozi bariho, abapfumu bariho, ababwirizabutumwa bariho, abigisha b'ijambo ry'Imana bariho, hariho abakora amapublicité y'ibintu runaka bacuruza bariho. Mu yandi magambo, iri ni isoko. Narababwiye ngo isoko ricuruza ibiribwa. Urugero, hari amasoko abantu tuzi. Reka nze kubaha urugero nka hano mu gihugu cy'iwacu i Rwanda. Hari isoko riri mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, muri uyu mujyi wa Kigali. Iri soko rya Kimironko rifite ibicuruzwa byinshi. Umuneke usangamo amagi, usangamo amananasi, usangamo imbuto, imyenda, usangamo imisumari, usangamo ibikoresho twita iby'agakiriro cyangwa se hari ababyita agacinjiro. Ibi bikoresho byose ubisangamo. Na social media nayo niko imeze. Uti gute? Social media icyo ngendereye, nababwiye ngo nshaka ko tuganira ijambo ubutumwa bwiza. Social media ibi bicuruzwa byose ubisangamo. Ahubwo wowe uruwuhe muhashyi, uhaha iki muri ibi? Eske uri gucuruza, uri guhaha? Ko mu isoko hagaragaramo abantu benshi. Utajeje kureba indeberezi zibamo, hazamo umuguzi,
hazamo umucuruzi cyangwa umujura, cyangwa se ufite indi gahunda igenzuye umuntu. Mu by'ukuri tubona komenti zigiye zitandukanye, hari n'abo tutagiye dusubiza babaza ibintu biri inyuma y'ijambo ry'Imana, ariko uyu mwanya ndagira ngo mbasubize. Hari uwatubajije aratubaza ngo Kayini na Abeli babyaranye nande? Abeli yapfuye atarabyara, icyo murakizi. Bibiliya niko ivuga ko yishwe na Kayini. Aba bana b'abahungu bagiye babyaranye na bashiki babo. Ariko kandi mu mategeko ya Mose muzasoma Bibiliya ko Imana yaje kubibuza abantu, uretse no kubibuza na biology, abantu bahuje amagroupe hari ibyangirika. Singiye kubigisha amabiology, si icyo ngendereye. Ndagira ngo twiganirire ku butumwa bwiza bwa Kristo. Banza urebe, ugiye kubaza ubanza urebe ngo bifitiye ikihe, nakahe kamaro bifitiye ubugingo bwo muri ngewe. Numara kubona akamaro bifitiye ubugingo, bibaza utari gukina ko nshuti z'umusaraba, niba ari ikintu kibi kigoye ni ugupfusha igihe ubusa, kuko igihe kiri mu bintu tugira mu isi Imana yaduhaye nka gift, nka kado, ariko dutakaza ntikigaruke. Mu bintu amahirwe y'umuntu ashobora kugaruka, ariko igihe yataye ntikijya kigaruka. Rero kuri social media Satani arimo araguriraho igihe cyanyu, akakigura ibiteye isoni by'abantu, akakiguriraho imitekerereze idafite icyo yungura imitekerereze yayo. Ndabizi neza abantu kuri social media bakunda byacitse. Nituza tubabwira gutya views ntizizaboneka, ariko twebwe dufite misiyo yo kubwira ubugingo bwanyu. Narababwiye ngo reka ninginge Christian antize telefone, nshaka kuza gusubiza abantu nako gatabo kampe, nshaka kuza gusubiza abantu muri comment mwagiye mutwandikira. Imana iguha umugisha. Ubugingo dufite, Bibiliya umuririmbyi yaravuze ngo busa n'ibiba n'isarura. Ubugingo bw'umwana w'umuntu Bibiliya yabushushanyije n'uburabyo. Uburabyo burabya mu gitondo bukira ninjoro bwarabye. Niba bwira harabye, niba uburabyo burabya ninjoro, niko n'imiterere y'ubuzima bw'umuntu iri. Mu yandi magambo, uriho none ariko ejo ntabwo uzi igihe cyawe usigaje mu isi. Mu nyumve, iyo umuntu avutse ntabwo abaho yongera iminsi ye yo kubaho, abaho agabanya iminsi ye yo kubaho. Mu yandi magambo, igihe cyo kurama kwawe gitangira utarabaho. Igihe wowe urama gitangira udahari. Uburame bwawe bubaho iyo udahari. Noneho iyo uvutse ubayeho, umunsi wa mbere urashira, tukabyita kuri gukura, ariko twongere kuri aho akanyerezo tubyite gukuraho iminsi. Uba uri gukura ariko unakuraho iminsi. Mu Kinyarwanda iyo umuntu abyutse mu gitondo turamubaza ngo waramutse, kuri shyiraho akanyerezo, cyangwa se kuri waramutse. Mu yandi magambo, iminsi yacu igenda ivaho, ni uburame bwagabanutse, sibyo? Nshuti y'umusaraba, muri ubu burame buri kugabanuka buva ku gihe cyawe, banza umenye ngo wacuruje iki, n'iki inyungu zawe muri ubu buzima. Inyungu zawe, amakamba yawe muri ubu buzima uyambikwa n'iyihe mirimo? Numara kwiyambikwa n'imirimo, nze kukwibutsa ko kugira ngo ukorere amakamba ni ibintu bibiri: ni ugukora no kumenya kubyaza umusaruro igihe ufite. Kuko wowe ubwawe ukwiriye kwibera ikamba, kuko daboro umukiranutsi yambikwa ikamba kubwo kwemera no kwakira imbabazi z'Imana. Kuko imbabazi z'Imana umuririmbyi yaravuze ngo anyambike imbabazi zayo nk'ikamba. Mu yandi magambo, igihe twebwe duhindukiye tukemera gukizwa, twambikwa imbabazi z'Imana nk'ikamba ryayo. Aho ni ahambere. Iyo Imana ikubabariye, egari guhabwa ikamba. Noneho kabiri, ikamba rigaruka kongera gukorerwa mu mirimo yawe.
noneho kandi imirimo yawe ntigishimwa, wapfushije igihe cyawe ubusa. Nari mbabwiye ngo igihe nicyo kintu Imana yaduhaye mu isi kiruta ibindi mu isi. Igihe kirusha amafaranga agaciro. Muze kumbabarira mba confusingeho gatoya, kuko amafaranga yose mubona biterwa n'igihe. Igihe ababyize aricyo twita diore, hakaza segonde, diore, tiyerise, segonde, umunota, isaha ikabyara umunsi, umunsi ukabyara icyumweru, icyumweru kikabyara iminsi 30, iminsi 30 tukayikuba amezi, ayo mezi tukayafata tukakubamo 12. Abize geography muzi icyo bagiye bagenderaho, bagendera kuri ibyo. Ndagira ngo munyumve, muntege amatwi. Iyi ni social media. Wowe ubwawe mu gihe cyawe ukwiriye guhitamo icyo ukwiriye kujya ureba. Ni wowe ukwiriye guhitamo icyo ukwiriye kujya wumva. Niyo mpamvu iyo ndi kubabwiriza hano ku ijwi ry'umukanguzi, ntabwo nkunda views z'umuntu utaje kugira icyo yunguka. Ibi tubabwira ngo nimukore subscribe, yikore niba wumva hari umumaro tugufitiye, niba ari ntawe wureke. Murabizi ko hari abantu mujya munsharinga ibintu nasanga bihabanye n'iby'ubutumwa bwa Kristo, nkakwandikira nkabwa nimbabarira ujye unsangiza ibyo twahuriyemo dusangira. Niba uzi neza ko iyo ndyo nge nawe tutayisangiye, wiyinsangiza please, ndabinginze. Ariko kandi niba uzi ko yakugiriye umumaro, yisangiza abandi, ariko ningusaba nanjye mbabarire. Iyi social media noneho kugera muri evangelization yamaze kuyobya abantu, yateruye abantu bari bicaye mu ntebe bakubita mu bizinga. Evangelization ngaho abahanuzi, reka mbyite gutyo, bahanura ibiteye ubwoba bya Satani, murapfuye murashize, ngaho ubutumwa buvangavanze, abantu ntibakigisha Yesu, bari kubigisha antikristo. Ubutumwa bwa Kristo ntibukivugwa ngo abatinganyi. Ntabwo ari ubwa mbere abo babayeho. Abantu ntibababwira imbabazi, barababwira ibyo kurimbuka. Mpana nyagasani, imbabazi za Kristo ziraruta ibyo. Imana ntiricara. Nabonye mwene data umwe, niyo mpamvu usabye telefoni, watubwiye ngo hari inzozi yarose, abitubwira muri comment. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, Imana iguha umugisha warose. Ariko se warose irakubwira ngo jya kubivuga. Ubundi iyo umuntu yeretswe ugomba kumekinga sure ngo ibyo weretswe Imana irakubwiye ngo bivuge, cyangwa se ubyeretswe kugira ngo biguhindure. Ibyo warose ugomba kumekinga sure ngo ndarose mpindurwe n'inzozi zanjye, cyangwa se nzibwira abandi bahinduke. Hari uwatubwiye inzozi. Imana ibaha umugisha. Reka ngaruke. Iki gihe dufite mu isi, nababwiye ngo niwo mutungo. Igihe kiruta amafaranga. Abakorera ukwezi muzi ngo mukorera amafaranga angana gutyo. Ariko reka nkubwire, icyumweru kivuyeho, ukwezi kw'iminsi 30 kuvanaho 7 n'iminsi 23, baguhembera igihe ukoze. Abantu mudukurikiye muri hanze, rimwe na rimwe murabizi ko mukora muhembwa ku masaha. Mu yandi magambo, muri kugurisha ibintu bibiri, muri kugurisha imbaraga n'igihe cyanyu. Icyo gihe uri gucuruza ubona amafaranga, mumbabarire mu nyumva ibyo ndi kuvuga. Igihe mucuruza, ukorera ukwezi, ukorera umwaka, mukora mu byo twita makenzeni, ukora ku isaha, ukora ku munsi, uburyo ubwo ari bwo bwose ukoramo, uri kugurisha igihe. Noneho umuntu wahaye igihe cyawe umuha n'imbaraga, kuko imbaraga zawe cyangwa ubumenyi cyangwa ubwenge ni sinyatire ushyira ku gihe. Noneho ugafasha wa muntu mu gihe cye kumukorera ibyo ashaka, akaguhemba. Iyo agiye kuguhembera iminsi 30, uba ugurishije cyagiye wowe ufite mu buzima wari kuzabaho, kuko iyo minsi wakoze yavuye no mu minsi wari ufite uzabaho mu isi. Noneho bwa kabiri, iki gihe wamuhaye n'imbaraga. Niyo mpamvu utaha unaniwe. Isi rero kugira ngo ifate igihe cyacu, irakereya ibintu twebwe tutazashyira mu imbaraga, ahubwo twemvestisamo ubwenge bwacu, dushoramo ubwenge. Iyo ushoye ubwenge,
batwigisha ibintu bibuyobya. Iyo buyobye duhora muri destination y'abandi, ntabwo tubaho nkatwe, tugenda uko tutari kuko dutekereza nuko tutari. Icyo turi cyo kirapfa, icyo wahaye umwanya muri wowe. Ndagira ngo mbabwire ibi, hari ahantu bigeze banyemfita mu giterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge, umwuka w'Imana aransura ndi gusenga nsaba Imana icyo ndibuze kubwiriza. Imana irambwira ngo daboro, mbere y'uko itabi ryica ubwenge, imyumvire, inyigisho mbi, imitekerereze mibi niyo iyobya ubwenge, kuko imitekerereze mibi niyo iguha itabi, imitekerereze mibi niyo ikwigisha uburyo unywa inzoga nk'uwiyahura, imitekerereze mibi niyo ikora ibi bikorwa twebwe twita ibiyobyabwenge, ariko ubwenge buba bwayobye mbere. Ahubwo ikibabaje cyabyo ni uko twebwe tuza kubabwira ngo nimureke ibiyobyabwenge, kandi ibi nabyo twise ibiyobyabwenge mwabifashe bumaze kuyoba. Mu yandi magambo, ikintu cya mbere kibi kiyobya ubwenge ni inyigisho mbi n'icyo washoyemo imitekerereze yawe. None uyu munsi washoye he? Kuko umwanya mufashe muteze amatwi ijwi ry'umukanguzi, umwanya mufashe mwumva Anicet niyomugabo ari kubwiriza, ndagira ngo mbabwire ko uko inyigisho igenda ishira niko n'igihe cyanyu mufite mu isi gishira. None Kristo agutunguye igihe cyawe kirangiriye kuri ziriya nyigisho zitagira umumaro, yagusangana uwuhe musaruro? Agutunguye urimo wimasitiribiwa, agutunguye urimo wisambanya, agutunguye ukurikiranye ibintu bidafite umumaro, agutunguye uri muri komenti z'amafuti, agutunguye wibereye nk'abanyatenayi bakundaga gushyushya inkuru no gukunda ibyadutse gusa. Ko icyo gihe cyawe kiri gushira, uri kukimara wungura ubwenge cyangwa uri kukimara umara ubwenge? Imana ifashe mu nyumve. Iri ni ijwi ry'umukanguzi, inshuti z'umusaraba. Nimukanguke dukorere Imana turi maso. Bibiliya yaravuze ngo byuka mukobwa w'i Siyoni, byuka Kristo abone uko akumurikira. Bavandimwe, kandi nagira ngo mbabwire ko hari umuntu uryama atashaka kuryama, ahubwo bitewe n'amaboko amuryamishije. Hari abantu mwaryamishijwe n'inyigisho z'ubupfapfa, hari abantu mwaryamishijwe n'imigenzi iraho. Ndagira ngo nkubwire ngo byuka, umwuka wera kugenderere akumurikire. Bwira Imana ngo ndemeye ndakangutse, kangura ubwenge bwanjye Yesu. Hatura ayo magambo, ubwire Kristo akangura ubwenge bwawe nawe wumve. Igihe cyanyu murakimara mu bitagira umumaro. Nshuti z'umusaraba, ndagira ngo munyumve bavandimwe, nshuti z'umusaraba. Igihe wigipfusha ubusa, Imana ibaha umugisha. Wararemwe ushyirwaho kugira ngo ugire amahitamo. Kuri social media mumbabarire nishyire muri izo sansi, ikintu dukora ni kimwe. Twebwe turaza tugatanga igihe cyacu dushaka igihe cyanyu, kugira ngo mwumve izi nyigisho tuba twabwirije. Nuko mwemera kuduha igihe cyanyu mukumva inyigisho. None ubanza urebe, ntanze igihe cyanjye ngo nunguke iki? Ko uyu munsi ntawutanga uragenda. Mu gitondo wapanga icyo uri bukore, utapanga icyo uri bukore, ni otomatikare ko umunsi uri buze gushira. Noneho byuka ufite inisiyative, nibura mu byo uri buze gukora ubyuka uvuga ngo mfitemo tasika yo kuza gukora ikintu gituma Imana ibona ko igihe cyanjye kidapfuye ubusa. Bavandimwe, inshuti z'umusaraba, njyewe Anicet kuza kuri YouTube nkababwira iby'iwanjye mu rugo bimariye iki by'urugo rwawe? Ko mukunda ibintu bakristo, nimukanguke tube bazima mu mwuka, tugire ubugingo buzima bukangutse. Kwirirwa ureba, hari bene data twigeze twaganiraho, tuganira ku bashinjacyaha, numvamo akantu kansekeje. Iyo umuntu yafatiwe mu cyaha, abashinjacyaha barasoma amategeko uko abiteganya, bakamushinja ibyaha, kandi rimwe na rimwe muri bo hari abakora ibyaha biruta uwo muntu bari gushinja, bakanamukatira.
akanafungwa, kandi gitumye bamukatira nabo baragikoze. niko umwana w'umuntu ateye. noneho rimwe na rimwe izi social media zifite abantu nabo birirwa bakomanta, akavuga wabaye akahebwe, kandi nawe you know that ko uri akahebwe karuta uri guseka. igihe cyawe ukagikoresha ufumbira imitekerereze ipfuye, noneho ikera imbuto zitwa uburangare, ugahora muri ubwo burangare gusa. Pawulo yarashimishije igihe kimwe ari i Tesalonike, hari umukobwa watewe na dayimoni arabakurikira, agenda inyuma yabo, muzabisoma mu gice cya 16 ibyakozwe n'intumwa 16. agenda avuga ngo aba bantu barabwiriza iby'agakiza, ngo nimubumve, ngo ubutumwa bwa Kristo buri muri bo, ngo nimubumve muhindukire. ariko ngo bari babibwirijwe, uwo mukobwa ngo yari abitewe na Satani. none Satani wari umurimo, kuki yari ahishuriye uyu mukobwa ibyo ahishura? kwari ukugira ngo ajye inyuma agende yogeza aba Pawulo ntiyongere kuvuga, ahubwo wa mukobwa navuga ace mu ijambo Pawulo, igihe cyaba Pawulo gipfa ubusa. bwa kabiri, n'abazi uyu mukobwa ko araguza babone yagendanye na Pawulo, bavuge ngo ya mana y'uyu mukobwa niyo mana ya Pawulo. Pawulo yaravuze ngo ntibibaho, arahindukira, nubwo avuze ukuri, aramubwira ngo kwaca inara Yesu, mva inyuma Satani. aramucyaha, aramwirukana. uyu mukobwa yikubise hasi, baramusengera. nicyo cyatumye Pawulo na Sila babashyira mu nzu y'imbohe. Sila hari abantu bagira ngo ni umugore, no, yitwaga Silasi cyangwa Sila nyine gutyo mu mpine. babashyira mu nzu y'imbohe babafunga, igihe ngo bananirwa kwiyumanganya bagahimbaza. bari bazize uwo mukobwa wungukiraga ba shebuja, ko ba shebuja baravuze ngo aradusenyeye, ni mumufunge kandi twebwe twasoraga. none nshuti y'umusaraba, uri kwemera wowe abantu babyinira mu gihe cyawe, ugatakaza umwanya wo kwera imbuto z'agakiza, ugashaka kwirirwa wigisha abantu ibyo bakora, kandi nawe urabizi ko utarabikora ngo ubisoze. aho kugira ngo utinde mu gihe cy'abandi cyabo kiri gushira, nufata icyawe ukagishyira mu cy'abandi cyabo kirashirira mu cyabo, uzasange warabaye imburamukoro mu gihe cy'ubutumwa bwa Kristo. niyo mpamvu rero abantu bagenda bashaka utuntu turi aho tworoshya. nari mbashatse kubabwira iki gihe kirihuta. siyanse yaranabashutse ngo igihe kirashira. hashira wowe mu gihe, ntabwo hashira igihe. sogokuruza wawe yarwanaga n'igihe, sogokuru aje arwana nacyo, na papa wawe arwana nacyo, none nawe uri kurwana n'igihe. icyo sogokuru atamaze, sogokuruza ntiyakimaze, sogokuru ntiyakimara, iso ntiyakimara, nawe uzakimara se? reka da, hashira wowe mu gihe. igihe kiratuye, kirahari, ahubwo igihe cyawe mu gihe cyo kirarangira. mu yandi magambo, igihe kiracyahari, n'ibyo uri kurwanya biracyariho, bizavuka bikure. ubu butinganyi bwabaciyemo igikuba bugiye kuba upgraded, buzakomeza bukure. ahubwo we muri iki gihe cyabo uri gukora gute? uri gukorera iki? n'iki kiguhesha umugisha? aha ni ku ijwi ry'umukanguzi. bakristo dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo. narababwiye, ntukumve ijambo ry'Imana udafite umwanya wo kuryumva. ryumve ufite umwanya wo kuryumva, ufite gutsinda ikizami cyitwa kumvira ibyo wumvise. ndababwiza ukuri ko abumva ni benshi, ariko abumvira ni bake. Imana ntishaka abumva batumvira, aho kugira ngo wumve ntiwumvire. nshuti z'umusaraba, wareka no kumva, kuko uzazira ibyo wumvishe utashyize mu bikorwa. kumva byinshi. murakoze inshuti z'umusaraba. hari rero bene data nsubiza, ngira ngo tuze gusoza. hari bene data nsubiza, hari mwene data wavuze ngo kwambara ipantaro ni icyaha. ntabwo Bibiliya ivuga kwambarana n'abagore, ntabwo yari ivuze ipantaro. hari iminsi Bibiliya yita ikizira mu isezerano rya kera, ndaza kuyivuga mu kinyarwanda wenda kitari ukuza kwandagaza. hari iminsi bashiki bacu abameri bagira itari yemerera umugore kujya mu mahema. iyo yajyaga mu ihema ari mu minsi nk'iyo, yabaga ahumaye, ntiyabaga yemerewe kugera mu Bisirayeli cyangwa mu ihema ry'Uwiteka. rero Imana yabwiye Mose ngo ubwire abagabo ntibakambarane n'abagore, kugira ngo muri ya minsi yo kwirabura abagore batazambara umwambaro umugabo akawambara. umugore yarawambaye mu gihe cyo guhumana, n'umugabo akabarwaho
umwenda wo guhumana ntabwo ari amapantaro Bibiliya yari ivuze. Ababizi murabizi ko umwambaro wabayeho mbere ari umwambaro navuga rusange wari amakanzu, abantu bambariye rimwe amakanzu deja n'ipantaro umugore niwe wayambaye bwa mbere ku isi, ntabwo ari umugabo. Hanyuma sinje kubigisha ibyo by'imyambarire, hari n'ababajije ngo gusuka ni icyaha. Gusuka ipantaro ntabwo ari icyaha, ariko amahame y'idini usengeramo bishobora kubigira icyaha. Kuko narababwiye ngo niba unaniwe gukiranuka ku mategeko y'idini ubarizwamo kugira ngo ube perfect, jya mu rindi rikubohora. Ariko kandi ntibibe gushyigikira kamere n'ingeso yanga guhinduka. Mu yandi magambo, gusuka ntabwo ari icyaha, ni umuco. Kimwe n'uko uyu munsi umuntu wogosha amasunzu, sinzi ko nogosha amasunzu naza kubwiriza singira abo ngusha muri mwe, ariko kandi ni umuco w'Abanyarwanda. Mu yandi magambo, nubona umuntu yasutse cyangwa yambaye iherena cyangwa yambaye iki, Pawulo yaravuze ngo mwe umurimbo wanyu we kuba uwo kuboha umusatsi gusa. Mu yandi magambo, bye kuba ari byo mutakaza mu mwanya wanyu wonyine. Nshuti z'umusaraba, iyo tubabwira ibi ntituba tubohereza kubikora, ntituba tunababuza kubikora. Ahubwo icyo nkubwira, mba ngusaba kugandukira abakuyobora, niba bitemewe kubikora uba ubaye igisitaza kuri bene so. Ariko kandi niba usengera batabibuza, ukubona nk'igisitaza ntabwo uba umugushije, aba yaraguye cyangwa se agushakaho impamvu, mu magambo make. Hanyuma ikindi, hari uwatubajije aratubaza ngo abashumba bakorana n'imyuka mibi. Banza umekinge shuwa wowe uri kutubwira abo bakorana n'imyuka mibi. Mekinga shuwa ko ari umwuka w'Imana wabiguhishuriye, atari imitekerereze. Kuko igisobanuro cyo kwikubita hasi si cyo gisobanuro cy'uko abo basengeye ari abadayimoni babavuyemo, cyangwa se ababasengera ari abadayimoni babashyizeho. Never. Ibi ndabibabwira, na Pawulo yajyaga agenda, uretse na Pawulo, hari n'igihe yajyaga i Galatiya, i Korinto bakoherezayo udutambaro, mushwari yihanaguje ibyunzwe, bakazikoza ku barwayi bagakira. Gukoza rero ibitambaro ku bantu si cyo gisobanuro cya dayimoni. Guha abantu amazi yo kunywa si cyo gisobanuro cya dayimoni. Hari umumama umwe wagiye aza ababwira ngo abantu babasengera, bakababwira ngo nimusengera amazi muyanywe ngo ni umuteguro wa Satani. Bibaye ibyo n'igaburo ryera ntimwarinywa, ntabwo mwarirya. Ko dusengera umugati tukawurya tuwizeye ko ari umubiri wa Kristo, dusengera divayi, dusengera jiyusi, tukayihindura amaraso ya Kristo. Kimwe n'uko uriya jiyusi wayibura ugasengera amazi akaba amaraso ya Kristo. Kimwe n'uko wabura umugati ugasengera ikindi kitarimo umusemburo kikaba umubiri wa Kristo. Imana ibaha umugisha. Ikindi, kuri social media hari abantu muduhamagara mushaka kwatura ibyaha, turabakeneye, nimuduhamagare. Ariko niba uri ahantu wabona itorero, no, ntabwo byemewe. Impamvu tubasengera gutyo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Munyumve, hari umubatizo wo mu gihe cy'amakuba. Umuntu wizeye mu gihe cy'akarengane k'intumwa, hari igihe yizeraga bakadaha amazi mu ibase bakamumenaho amazi menshi. Iyo mibatizo abize misiyoloji murayizi. Ni mu makuba, ntaho ari buhuriye n'amazi menshi. Abonye ayo mu ijerekani barayadanda bamushyira mu gahanga, ariko bamumeneho umubiri wose amazi aba watijwe mu mazi menshi. Rero n'umuntu uduhamagara kuri telefone ari aho atabona itorero, dukora icyitwa irengayobora. Ariko mu buryo bwo kukuyobora na discipleship, ni uko ugomba kwatura ukarambikwaho ibiganza. Rero wowe utarambitsweho ibiganza ubaye oblige guhora hafi y'abakwatuje agakiza, kugira ngo nugwa tugusengera ubyuke. Nawe watuye bakurambitseho ibiganza ubaye oblige kuyoboka Imana no guhora imbere y'ibiganza. Bakundwa, mwe gutakaza ababarera, mwe gutakaza ababarera. Gira umuntu ukurera mu mwuka. Ibi ndabivuga nsubiramo. Ntabwo kandi murerwa na buri wese, ntabwo ari buri muntu wese ubonye ngo ndera.
umuntu ukurera ugomba kuba wakwemera gutera nk'uko ateye, ugomba kuba wakwemera kwizera nk'uko yizera, ugomba kuba wemera imana ye, kuko umubyeyi ahereza umwana imico ye. Murabizi ikinyarwanda kiravuga ngo uburere buruta ubuvuke. Kukurera mu yandi magambo ni ukuguha imitekerereze yanjye n'imigendere yanjye mu nzira ijya mu ijuru muri aka gakiza. Rero umuntu ukurera agomba kuba umutinya, umwubaha, ku buryo rimwe na rimwe mu myanzuro yawe ashobora kugufatira umwanzuro utandukanye n'uwo wari wifatiye kandi ukabyemera. Niyo mpamvu hari ababwira Anicet ngo tubera umubyeyi mu mwuka, ndabyemera mu buryo bwo kubabwiriza, ariko kubarera ntabwo nakubera umubyeyi ntakubona, sibyo? Ni ngombwa ngo tubonane, ni ngombwa ngo mbanze menye ubuhamya bwawe, imibereho yawe. Ndakurera mu mwuka ntazi uko wabyawe n'umwuka, ndakurera mu mwuka ntazi uko wabwirijwe. Ni ngombwa ngo mbanze menye wavutse gute, wabwirijwe gute, ubuhamya bwawe bumeze bute, kuko iyo umuntu azi ubuhamya bwawe nibwo amenya uko agenda agufasha mu rugendo rujya mu ijuru. Rero nshuti z'umusaraba, mwe kwibohesha amahame, mwe kwibohesha imigenzo. Nsoza, icyitwa ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza ni ijambo ry'Imana, Imana ishimwe, ribwira abantu kuva mu byaha rigukura kurimbuka. Icyitwa ubutumwa bwiza ni ijambo ry'umuzuko wa Kristo, ni ijambo rituzura, ridukura mu byaha kandi bikatwibutsa imbabazi no kubabarirwa ibyaha. Iyo tubabariwe tugira ubugingo buduhesha kwizera. Uku kwizera kubyara agakiza gatsinda ibyaha. Ntabwo ubutumwa bwiza bushyigikira umuntu mu byaha, budukura mu byaha bukatwinjiza ahera, kandi ikindi ni impano y'Imana idukomeza. Ubutumwa bwiza ni ubuzima, buradukomeza. Umuntu wumvisha ubutumwa bwiza agira impinduka, ntabwo aguma uko yumvise, arumvira, yamara kumvira agahindurwa n'ubutumwa bwiza. Amen. Nibwo butumwa bwiza. None kuri YouTube uri kuza uhashaka iki? Nibyo, uri umukristo. Hari ibintu nemera pe, nabanje kuba ndwanya, ariko twari urugero rw'ubwenge. Nemera ko kureba amakomedi, ndabyemera ko wabyigiramo ukanaruhuka, biruhura no mu mutwe. Ariko jya kureba komedi uzi ngo ni komedi ngiye kureba. None numara kuza kureba ijambo ry'Imana, uvuge ngo nje kumva ijambo, ntabwo ngiye kureba komedi. Umenye kubitandukanya. Nibyo irivuga butumwa kuri social media naryo hari abarishyira muri entertainment, hari abarishyira mu myidagaduro, ariko by the way shyiraho akabazo, ntabwo kuryumva sitambarare, ni ugutanga igihe, ni ukwemvestisa igihe cyawe, uragitanga nawe witange deja, n'ibyo ufite nabyo bitange, kuko ivugabutumwa si amagambo, ni impinduka, ni ibikorwa, ni imihindukire nawe ubwawe, igihe cyawe. Rero kuri iri soko wabaye uwuhe mucuruzi? Uri gucuruza iki? Hari abantu bagira amaresitora. Resitora mu kinyarwanda twabyita iki? Isaniro, aho umuntu yisanira. Restoration ni nko kuvuga aho umuntu ajya kugira ngo yongere yisane, sibyo? Noneho hari abantu bacuruza ibiribwa bakabicururiza ku karubanda, ku buryo umuntu abirira ku karubanda. Hakaba n'umuntu ucururiza mu nzu. Umuntu ucururiza mu nzu agaburira n'abanyacyubahiro, kuko hari abantu bagira umuco batarira ku karubanda. Ariko kandi hari n'umunyacyubahiro ugurira ku nzira ariko ntaharire, agafata bimwe aguriye ku nzira akarira mu nzu, cyangwa se akajya ahitaruye, sibyo? Akajya ahitaruye gufata amafunguro. Ndagira ngo munyumve, ababwiriza butumwa baje kuri social media, abashumba baje kuri social media, abari abacuruzi b'ifunguro nyaryo ryiza ariko ricururijwe ku nzira. Wowe rero nyirukurigura bitewe n'umuco wawe, rifate uririre mu ibanga, sibyo? Niba ubona urugo rwa runaka rwagiye ku karubanda, niho barucururije,
ariko urwawe rwubakire mu ibanga. Niba ubona ubuzima bwawe buri ku karubanda, bukureyo ubwubakire mu mabanga. Ndababwiza ukuri, sibyo? Iyi social media ni resitora yo ku karubanda dutekeraho, kuko hadufasha kugera kuri benshi. Abantu bacururiza ku nzira, ibicuruzwa byabo bibonwa n'abantu benshi, uhaha n'udahaha arabibona, ariko ucururiza mu nzu aganwa n'uwagiye afite intego yo kujya guhaha. Ndagira ngo mwumve icyo nshaka kuvuga. Izi resitora zacu zishinze ku mihanda, ku nzira, yewe rimwe na rimwe hari n'igihe ibi bicuruzwa byanduzwa na bene byo mu nyumve, cyangwa se inzira twabiteretseho ikanduza ibi bicuruzwa, abagenzi bahanyura bakabyanduza. Ariko ndakubwira ko ubutumwa bwo ntibuzandura, buhora ari ubutumwa, ahubwo ni abantu babuhinduye bashyiramo poroduwi babaha ibitari ubutumwa bwiza. Reka mbabwire iki, iyo igihe cy'inzara kiriho abantu barya ibibonetse byose. Namwe mwari ibibonetse byose mukanje n'ibirura, mufata abakozi b'Imana mu gatebo kamwe, ariko si byo. Kugeza ubwo uyu munsi musigaye mwebwe mutakijya no guhaha iby'ubwami bw'Imana. Hari umuntu watwandikiye muri komenti aratubwira ngo niba ngo yumvise ijwi rimubwira ngo ubutumwa bwiza ngo bwabaye ibicuruzwa, reka nkubwire ngo ni capacité intellectuelle yawe, ahubwo si n'iryari utacurujwe, ahubwo si ibyo ugura. Kuki utabugura? Nose kuki mugura Bibiliya se? Kuki uyigura? Kuki batayiguhera ubuntu cyangwa ubusa? Ese ubundi ariko njyewe hari ibintu njya ntekereza, uretse ko wakoze gutanga igitekerezo, ariko kuba ubutumwa bwiza bwacuruzwa nawe uri umuguzi, gura ikigufitiye umumaro. Ariko njyewe hari ibintu bijya binsetsa. Njyewe nakubonyemo ikintu kizima. Ibi muvuga ngo baduciye amafaranga kugira ngo badusengere, ni ukuri simfitanye ikibazo n'abashumba babaca amafaranga cyangwa abahanuzi babaca amafaranga ngo babasengere. Iyaba bari bayabaciye ndetse menshi cyane, bakayabaca bafite umwuka w'Imana koko. Ikibazo ni uko bayabaca nabo baraciwe, nicyo kibazo. Ariko niba yarayaguciye ari umukozi w'Imana muzima ukayamuha yanagusengeye, ikibazo ni uko muyabaha bakirirwa biryamiye, cyangwa bamwe bakanayanywa inzoga. Ndabaza abo muyaha bakayanywa inzoga ntibabasengere, ndabazi. Niba wari uyabahaye ariko ukayabaha ari bazima, none se bigutwaye icyo uyatanze ukagura ibifatika? Yesu uko yabivuze, na Yesu yaravuze ngo niki gituma mugura ibyo kurya bitari ibyo kurya nyakuri. Aravuga ngo none nimuze mutange munywe ku mazi mudatanze ifeza. Kugura ni ikinyarwanda cyitwa kugurana. Yesu yaravuze ngo n'udafite ifeza nawe nazanywe, kuko atangirwa ubuntu. Ubu buntu rero ntabwo ububona utaguranye. Ariko muzi kwirirwa mubwira abantu zamuka umusozi ujye kunsengera, warangiza ukirirwa iwawe, ukirirwa muri bizinesi, indushyi za kirisitu mwazizamuye imisozi. Anicet sinasengera umuntu ntazi imihindukire yawe. Nkazamuka mbwiwe n'iki niba ndi gusengera ibyifuzo by'umuntu utarahindutse? Kugira ngo ngusengere urabanza nk'ubuhamya. Ibi ngibi muhita mwandika message, ndashaka unsengere kuri iki. Banza unyibwire tumenyane. Arabona abwiye muri komenti bansaba imbazi ngo bari barakaye ngo kuko bamvugisha singire. Umpamagariye iki? Telefone yawe yandika message, banza unyibwire menye ngo ndi kwitaba nde. Murabizi ko hari n'abaduhamagara ninjoro turyamye, nari ngiye kugusuhuza, ibyo bikadukura mu bitotsi. Bakundwa nshuti z'umusaraba, iyi ni social media nyine, mwebwe ntimubyumva. Hari n'uwanyandikiye ngo ibi wabitangiye wiyemera. Ntabwo nkwihohoraho, ntabwo mfite umwenda w'imyitwarire ushaka ngo abariyo ngendamo. No, Anicet je suis comme je suis, tu es comme toi. Mumbabarire nduwo ndi uriwe, ariko muri Kristo Yesu ndagira ngo tugendane neza ntawe ubangamiye undi. Hari umuntu ubona ikiganiro agahita yihutira kwandika ibyifuzo bye, nta gusuhuje, nta kwibwiye tubanze tumenyane, menye ngo ninde ndi gusengera. Wabona ndi kugusengera uri mu barangi? Wabona ndi kugusengera ufite imiti wiseguye? Wabona ndi kugusengera wagiye gusambana?
ndagusengera urihe, ndagusengera ndinde, ndagusengera kuki. Hari n'igihe mutubwira ibyo dusengera kandi atari ibyo tugomba gusengera, ahubwo tugomba kubaha inama. Nk'uyu munsi hari abantu bari gukomeretswa n'amacupa bamennye, ugasanga ntiwereye imbuto umugore mubana, akagufatana imyanzuro mibi, yayifata uyu munsi ukaba uri mu ngaruka z'ibyo wakoze, warangiza ngo sengera madamu ahinduke, kandi mbere yo guhinduka ni wowe ugomba kumwereka impinduka, akagaruka mu nzira wamwirukanyemo. Ubwo uri gukandagira mu macupa wamennye. Ntabwo ibibazo byose Anicet mbisengera. Hari ibyo tubahaho inama, hari ibyo tubasaba kwihanganira, hari n'ibyo dusengera. Ariko daboro niba ushaka ko ibihe urimo bihinduka, banza uhinduke wowe ubwawe, sibyo? Rero wararose Imana iguha umugisha, ngo abantu bicaye ku muriro. Ni ukuri abakristo ntibaragera igihe cyo kuwicaraho, icyakora urahari uzatwika inkozi z'ibibi. Ndagira ngo mbibutse imbabazi za Kristo. Mu nyumve, isi yuzuye abanyabyaha, abo turi kubwiriza ni abanyabyaha. Nitubarondora ntitubabwira ibyaha bingana n'ibyo mwakoze, ibyo twerekwa n'ibyo biki. Nitujya kubabwira igihano, musanzwe muhunga Imana, turaba tumeze nk'ababafata tukabakura imbere y'amarembo y'Uwiteka. Ariko nitubigisha imbabazi, muregera amarembo y'Imana, impuhwe za Kristo zongere zibatwikire. Ntabwo ubutumwa bwiza ari ukubabwira ngo murapfuye murashize. Bibaye ibyo nawe ubivuga wakagombye kuba warapfuye, kuko nanjye ubabwira ntabwo ndi shyashya. Imbabazi za Kristo nizo zidutwikira. Muririmbyi yaravuze ngo nizo zituma tudapfa. Niba weretswe icyaha ku muntu, wijya kumuhuhura, nawe wigeze wakigira ntiwapfa. Iyakurinze gupfa kandi gushoboye kukwica niyo Mana irinda n'uwo. Iyo nayigeze yatwara ubutumwa i Nineve, abujyanayo, yanga kujya Nineve, ajya Tarushishi. Murabyibuke ifi ihindukiye imurutse i Nineve, ntiyababwiye iby'Imana yamubwiye. Yaravuze ngo murapfuye murapfuye, kandi si iby'Imana yari yamubwiye. Yari yamubwiye ngo babwirize bave mu byaha mbababarire, kuko nibatava mu byaha barapfa. Niko ubutumwa bwiza bwa Kristo buvugwa. Bwira umuntu ngo uri mu byaha, ariko bivemo ukire. Ntabwo ubwira umuntu ngo uri mu byaha urapfuye. Ntabwo ari ubutumwa bwiza. Uko ni ugukura umutima. Imana si iterabwoba. Ibi twitwa tubabwira ngo papa ni antikristo, ntabwo ari we antikristo. Yaba we cyangwa ntabe we, ariko umuntu wese utemera imirimo ya Kristo ni antikristo. Umuntu wese utemera impinduka z'ubukristo ni antikristo. None se kutari umutinganyi ukaba wikinisha, wowe icyo si icyaha cyakurimbura? None se kutari umutinganyi ukaba waracyuye umugore w'abandi, wowe icyo si icyaha cyakurimbura? Ubu tujyeho ducira imanza abari mu byaha bigaragara. Wowe wabikoreye ahabona, wowe wabikoreye ahabona. None se niba utarabikoreye ahabona, ibyo mu rwisho by'Imana ntibibona? Mube muretse ibyo. Igihe cyanyu ni mugikoreshe neza. Ubanze urebe ngo abantu ushaka ko bahinduka, wowe warahindutse. Narabibabwiye, mbere yuko tubwiriza ubutumwa bwiza tugomba kubanza kuba ubutumwa. Yesu abaha umugisha. Ntabwo ntegirije, komenti zanyu turazishaka, ni ukuri pe. Nose ubundi mwagize ngo twebwe kuza kubigisha tubakura umutima ntitubifite? Tuze se natwe tubahe bwa buhanuzi mukunda ngo igiti kiraguye harya kizagwa, wowe uriye kizaguriye. Ubuhanuzi bw'umuhanuzi w'ubwenge, aha ni ku ijwi ry'umukanguzi, nimukanguke mu mutwe. Ubuhanuzi bw'umuhanuzi w'ubwenge yari amakuba. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi umwe ngo napfukama ansenga ataka kubw'amakuba ateye igihugu, ngo nzamwumva mukiriza igihugu kubw'umukiranutsi umwe. Niba wumva uri perfect, weretswe ibyo biteye ubwoba, wapfukamye bigahinduka ko Imana itwemerera ibyo. Ese mwari muzi ko umuhanuzi agira imbaraga zihindura amakuba yeretswe ku muntu? Iyo weretswe amakuba urayasengera agahinduka. Yadahindutse ubwira umuntu ngo Imana ikoze ibi, nasenze ariko ntibyanavuyeho. Ariko kandi dufite n'imbaraga zo guhindura amakuba. Yari amakuba aje ku muntu nk'ishuri ritanzwe n'Imana, ntahinduka. Urayiga, Imana iguha kwihangana. Yari amakuba aturutse kuri Satani, umuhanuzi arayahindura. Yemereye gutegeka ibyo bihe bibi bikava kuri uwo muntu. None ahubwo icyo mwishimira nuko bisohora. Umuntu araza agahita avuga uti murahiye. Ikibatwika ni umuriro, nibyo. Ariko si gituma bashya wowe waragikize, nta cyaha ukora se. Ahubwo imbabazi zikubabarira zirangire mw'abantu, ubabwire ngo nanjye nari mubinyura aha ndababarirwa.
ubu muzi Anicet ngiye guca urubanza navuga nshingiye aho nabaga, ariko si yankuye yo ko amaboko yayo atacitsemo ndabacira icy'urubanza ko bariyo. ubu umurimo wanjye ni ukubabwiriza iby'umumaro nabonye muri Kristo mpageze. ntabwo umumaro wanjye ari ukubabwira ngo murapfuye murashize, kuko nanjye ndiyo sinapfuye, iyahansanze iracyahagenda, yankuye iracyashyikirayo, yagutabaye iracyabishoboye, imirimo Imana yagukoreye ntirashira mu biganza byayo. nimugwize imbabazi nyinshi Uwiteka arazifite. Haleluya. rero bakundwa, niba usengera ahantu icyo kintu batacyemera reka kugikora. bwa kabiri, niba uje kuri YouTube ntabwo wowe uzaduha umurongo w'ibyo tubwiriza, ahubwo wowe uziha umurongo w'ibyo uje gushaka kuri YouTube. ibi ngibi usanga ngo bakozi b'Imana ngo mwabaye ibi ngo mugomba kuvuga ibi, niba utari kumwumvamo ibyo ushaka hindura. uretse ko iyo umuntu ashaka kumva ibyo ashaka ariganiriza, ni wowe ubuze icyo ushaka kumva. iyo ushaka kumva icyo ushaka uriganiriza, ntabwo utega amatwi ibiganiro by'abandi. none ubwo utiganirije ugashaka abandi, reba ibiri mu ntego y'ubugingo. hanyuma niba uri kumva abantu utababonaho imbuto, erizo wowe abandi barye. iyi social media ni isoko, hariho isoko ry'imburamumaro wahahiraho ibyo uhuze. dusengana, ariko hitamo icyo ukwiriye kurya ukurikije inzara yawe, ariko igihe cyawe ntikibe imfabusa. reka mbifuriza amahoro y'Imana, kandi mbasabe iki kiganiro ukimara kucyumva ugisangize n'abandi. turagushimiye Yesu, tugushimiye kubw'iyi miburo yawe. ganira n'uyu mwene data, uyu mushiki wacu muri Kristo Yesu, kugira ngo ubugingo bwacu bubohoke, tubone uko tugukorera. ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom.